Amahoro nshuti bavandimwe aho muherereye hose, mbifurije amahoro y'Imana n'umugisha uturuka mu biganza by'Imana ihoraho aho waba udukurikiye uri hose kuri iyi si. Handitswe ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'ababyumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Abantu benshi bakomeza kugenda bibwira bati ese Bibiliya aho ntiyaba yaratereranye, cyangwa se uwandikishije Bibiliya Imana ntiyaba yaratereranye abakundana muri iki gihe ko tubona ko inkundo zikomeza kugenda zisenyuka umunsi ku wundi. Ariko nk'uko tumaze kubibona, handitswe ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hakanahirwa kandi ubyumva akitondera ibi byanditswemo, kubera yuko igihe kiregereje kugira ngo buri muntu atangire gutungwa n'isomo yaba yarize cyangwa se n'isomo yaba yaramenye. Nshuti muvandimwe, niyo mpamvu muri aka kanya mba mfashe umwanya uhagije ngira ngo mu by'ukuri mbashe kugusobanurira cyangwa se kukumvisha bimwe mu byo Bibiliya yaba yigisha, bimwe mu byo Imana yaba yaratoranije kugira ngo bitubere amasomo, kubera yuko Imana nayo ubwayo ni urukundo. Handitswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo rero Imana yari kurema umuntu imukunze cyane ngo imuhe ubwenge, imuhumekeremo umwuka wayo, imuhe ishusho nziza, imuhe ubwonko buruta ubw'ibindi binyabuzima, imugire umuyobozi ndetse imugire umutware w'ibindi binyabuzima, ngo hanyuma imutererane mu bijyanye n'urukundo. Uyu munsi ntabwo turaza kwibanda cyane ku byo abantu bagiye bavuga, ahubwo turibanda cyane ku by'Imana yo yavuze cyangwa se yandikishije mu ijambo ryayo Bibiliya. Uyu munsi impamvu navuze ntireka twibande kuri Bibiliya ni uko abantu basigaye batandukira cyangwa se bagatekereza yuko ijambo ry'Imana ibyo ryagiye ryigisha mu bihe bigiye bitandukanye byaba byaragiye bisigara cyangwa se bikaba bica mu gutwi bigaca mu gutwi bigahingukira mu kundi. Uyu munsi niyo mpamvu nababwiye ni turibanda ku ijambo ry'Imana, ahubwo nimba ufite umwanya icara twige, kubera yuko aka ni akanya ko gusobanukirwa mu by'ukuri icyo ijambo ry'Imana rivuga ku rukundo, n'icyo ushobora kuba wakora kugira ngo urukundo rukomere. Ubundi abantu babaho mu buzima bugiye butandukanye, bakavukira mu mimerere itandukanye, ariko ahanini twese tubaho ubuzima bw'igeno bumeze nk'igeno. Ariyo mpamvu nkunda kubabwira nti mureke tujye twiga kubaho ubuzima mizi, ubuzima buzima buri mu mubiri muzima. Ubuzima mizi ni bwa buzima butari ubuzima amashami cyangwa se ubuzima amababi, ni ubuzima ushobora kugira ikiragano, ni ubuzima ubaho mu gihe abantu benshi bibacanze, wowe ukaba waba ubazahura. Mu ijambo ry'Imana mu gitabo muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 handitse ngo Imana ni urukundo, gukunda Imana na bagenzi bacu. Uyu ni umutwe w'amagambo tugiye kwibandaho muri uyu mwanya. Ngira ngo ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana iteka. Uyu munsi ushobora kuba ari umunsi wawe wo kumenya amagambo y'ubwenge, amagambo yanditswe mu gitabo cy'Imana ashobora kuba yagufasha kugira ngo utere agatambwe cyangwa se ugire ibintu byinshi ubasha gusobanukirwa. Bimwe bigenda biducanga, bimwe bigenda bitubera urusobe, ariko uyu munsi Imana idusobanurire mu izina rya Yesu. Imana idusobanurire kuko niyo isobanura ibyanze kumenyekana n'ibihishwe bikamenyekana. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo.
Iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimwo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Nicyo nababwiraga haruguru, Imana yaradukunze, yo yadukunze mbere itwireherezaho kugira ngo itwereke ikimenyetso cy'urukundo ruhamye, iraduha. Buriya ni nayo mpamvu nkunda kubabwira nti ukubwira yuko agukunda ntagire icyo aguha aba akubeshya, kubera yuko n'Imana kugira ngo yereke mwene muntu ko imukunda bikomeye, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ahinduke impongano y'ibyaha byacu. Byatumye Imana ireka kubana n'umwana wayo, imutanga ku bwa mwene muntu kugira ngo umuntu abashe kumenya iby'urukundo, abashe kumenya yuko Imana cyangwa se kugaragaza urukundo ari ukugira icyo wigomwa, ari ukugira icyo utanga. Imana nayo rero byayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege, silivupure, w'ikinege, umwana wenyine Imana yari ifite kugira ngo ahinduke impongano y'ibyaha bya bene muntu. Ibi rero ngo nibyo bigaragaza urukundo. Iyo umuntu akubwiye ko agukunda, ntagire icyo aguha, ntagire icyo yigomwa ku bwawe, ntiyigomwe ngo nibura agire icyo atanga muri urwo rukundo, aparisitipe, uwo muntu aba akubeshya. Niyo mpamvu handitswe ngo bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Kuko Imana yadukunze ikatwereka yuko idukunze byimazeyo, ikaduha impongano y'ibyaha byacu, igatanga umwana wayo kugira ngo ahinduke impongano y'ibyaha bya bene muntu. Ikadukunda ityo, ikatwereka urukundo gutyo. Niyo mpamvu natwe dukwiriye gukundana, tugashyigikirana, tugafashanya, tugahugurana, tukigishanya, kugira ngo twereke Imana yuko impano y'urukundo yaduhaye. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we, nawe akaguma muri yo, akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Turi imbuto z'umugisha, turi imbuto z'urukundo, turi abana b'Imana kubera yuko twamaze kwizera Yesu Kirisito ko ari umwana w'Imana, kandi yaducunguje urukundo, noneho aducunguza imbabazi n'umuhati yahawe n'Imana, Imana y'urukundo. Ntabwo Yesu we ubwe yari kuva mu ijuru adahawe itegeko n'Imana isumba byose, adahawe permission. Ntabwo yari kwemera kuza kuba umuntu ngo apfe hatabayeho urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe mukurikiye YouTube channel Damuru TV show, mugomba gusobanukirwa yuko urukundo impamvu mubona rwakonje, abantu bashaka kwireherezaho ibintu aho kwireherezaho abantu. Umunyarwanda yaravuze ngo ibintu ni abantu. Iyo ufite urukundo rw'abantu nta kintu utageraho, nta mugisha utabasha kugwiza, nta kintu utabasha gutunga mu gihe ufite abantu, mu gihe ufite urukundo. Utabasha gukunda umuntu mwene se yabonye, ntabwo yabasha gukunda Imana atarabona, kuko twebwe twese nta n'umwe wigeze abona Imana amaso ku maso, ariko mwene so waramubonye, kandi waramubonye mumaranye igihe,
niyo mpamvu kugira ngo ugaragarize urukundo, ugaragaze imbuto y'urukundo iri muri wowe, ugomba gukunda mwene so kugira ngo noneho umurehereze kumenya yuko Imana ari urukundo. Nta kintu na kimwe watanga ngo kigire umumaro udafite urukundo, utagitanganya urukundo. Buriya urukundo ni imbuto nziza ushobora kugaba, ni imbuto nziza ushobora kwera, hanyuma ikavaho ibindi byose. Reka ntabatindiye, tunasoza mbabwire yuko mu by'ukuri urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, kubera yuko ufite urukundo aba afite byose. Ufite urukundo aba afite Imana. Ufite urukundo ntacyo atageraho, ntacyo atashobora, kubera ko mu rukundo ntihabamo ubwoba, mu rukundo ntihabamo kwirarira, mu rukundo ntihabamo gushaka indamu cyangwa se amaro. Mu rukundo harimo byose, harimo imbaraga. Urukundo ruhebuje byose kuba byiza. Mu ijambo ry'Imana, wenda mbahaye urugero nko mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'i Korinto mu gice cya 13 niho dusanga aya magambo ko urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Za nzogera tubona kwa padiri, idebe ushobora gucuranga ibati. Uramutse ushoboye kuvuga indimi z'abantu zose zo ku isi, indimi zirenga uruhumbirajana, ukavuga amashi, ukavuga ikinyarwanda, ukavuga ikinyankore, ukavuga ikiganda, ukavuga icyongereza, ukavuga igishinwa, ukavuga ikilatini, ukavuga igifaransa, ukavuga n'igihebeye, ugaca n'amarenga, ariko ntugire urukundo, uba uhindutse nk'icyuma kirenga cyangwa se idebe rivuga. Uba uhindutse ntacyo waba uri cyo muri rusange. Niko ijambo ry'Imana rimbwiye. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo, ntacyo byamarira. Ibyo byose naho bwawe wakitanga, nubwo watanga ibyawe, ibyo wakoreye imyaka y'ubuzima bwawe bwose ugafasha abatishoboye, nubwo wagira impano ugakuraho Mo Kigali, ugahirika Karongi, ukagenda ugakuraho Jari, ugakuraho Rebero, ugasenya imisozi, inzuzi ukazihagarika zigatemba zizamuka, ariko udafite urukundo, ntacyo waba uricyo. Ndamutse ibyo byose naho navuga indimi z'abamarayika, nkavuga indimi z'abantu zose zo ku isi, ariko singira urukundo mu mutima wanjye, ntacyo naba ndicyo. Naba mpindutse nk'umuringa cyangwa nk'icyuma kirenga, naba mpindutse nk'idebe nko gukomanga ibati, nta kiryo jwi ryaba rimaze. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho. Oh, haleluya! Ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanura igice.
ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzareba duhanganye mu maso. None menyeho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko nanone hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Ngo haramutse hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ntacyo byaba bitwaye, twaba dufite ubutsinzi. Ariko ikiruta ibindi muri byose, ariyo mpamvu nabateguriye iyi topike, mbabwira nti ese mu by'ukuri waba wemera ko Bibiliya hari ikivuga ku rukundo? Ndetse impamvu urukundo uyu munsi mubona inkundo zisenyuka cyane, ubona impamvu abantu basigaye bakundana ntibirambe, ari uko batajya basesengura cyangwa se ngo basome ijambo ry'Imana, ngo babanze bumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu tugiye kujya ducishamo umwanya munini tukawumara dusoma ijambo ry'Imana, umwanya munini tukawumara twiga ijambo ry'Imana, kugira ngo dusobanukirwe imiburo iri muri ryo, natwe tuzabashe kugira uko twigisha abacu ndetse n'abatugarugiye mu izina rya Yesu. Mariyo mpamvu mbasaba gukora subscribe, mbasaba gukora like, share na comment, mukagenda muduha ibitekerezo kuko nimwe dukorera. Iyi channel ni iyanyu Banyarwanda, namwe Barundi, Bakongomani, Bagande, Banyakenya, Batanzania. Iyi channel ni iyanyu kugira ngo tubashe gusangira iby'umwuka, tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Ibi ntabwo ari agatwiko, ntabwo ari ugushaka views, ahubwo ni ugushyigikira umurimo w'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu Bakorinto igice cya 13 umurongo wa 13 havuga ngo, ariko noneho hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo ngibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi byose ni urukundo. Ikiruta ibindi byose ni urukundo. Dukundane, dushyigikirane, tugirane inama, twigishanye, kugira ngo ejo umuntu atazicwa na sinamenye, kugira ngo ejo umuntu atazavuga ngo sinabwiwe, sinabonye umwanya. Ariyo mpamvu nsabira umugisha mwebwe mwese mwabashe gukora subscribe, nsabira umugisha mwebwe mwese mwabashije kuduha ibitekerezo byanyu. Ariyo mpamvu ngiye kujya mfata umwanya munini tukiga ijambo ry'Imana, tukigishanya, tugahugurana, kuko naje gusanga ari wo muhamagaro mwiza umuntu atakihamagara, ahubwo kuko twahamagawe n'ihoraho, kuko Uwiteka ari we waduhaye ku mwuka we, kugira ngo agume muri twe natwe tugume muri we, kugira ngo tubashe kugaragarizanya urukundo no kwera imbuto za mwuka. Haleluya! Uyu munsi niyo mpamvu dutangije igisa n'ububyutse, kugira ngo tubashe kumenya ese n'iki Imana idushakaho muri iki gihe.